ntago nabura icyo mvuga kuri Rutambi sibyo yewana bora n'uyu mugabo sibabirebaga bazi byo namukoreye mutabara wanyu ariko bana n'abagabo bakomeye ariko ntago binsaba gukomera kugira ngo maje kwa nabibumvisha shaka tukaze ko nta mu mutwe bagira umwana aramugigiye oya Rutambi muzabumura finale nzamucurika urumva nibyo byishimo bya mbere mugiye kubonera aba followers umushera munaniwe ariko umushi wigira ikibazo nzaguhorera kandi namubwiye ko iri ari comedy atari game none we nimba yiyaminiye muri comedy deni naze muri game tumwereke Yes, ni GJC Media TV so. Reka tuanze dutange introduction nkuko bisanzwe. Murabona imbere yanjye hari ibimasa byinshi cyane byanarakaye, sinzi impamvu barakaye. Sata kubera iki mwarakaye man? Shaji, birakaze bro. Rero n'urugamba. So reka tuanze twiherera abantu introduction yacu. Dusuje abantu bari mu ntara kareshanu z'Kigali z'u Rwanda rwose. Kigali, amajyepfo amajyaruguru, iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba. Twanje kubasuhuje mwese abarundi, abakongomani, abanyakenya, East Africa yose turabasuhuje. Abantu bari mu bihugu bivuga igifaransa, Vuzemboku, abari mu bihugu byose bivuga icyongereza. We love you so much guys. So, reka dutangire introduction y'aba bantu bari ahangaha bose. Turatangira ku murongo, sibyo? Dutangire ku murongo cyangwa dutangire na kapiteni wabo. Kapiteni wabo ninde? Yo. Oya se kandi vanamo ingofero bakurebe kapiteni. Nta kapiteni ukuramo ingofero gusaza bimeze bite yambande se GJS Media TV turabasuhuje aha izina ry'umwami wacu Kristo uvuge n'ibyo ukora abatarakubona bazakubona bwa mbere tugende gutyo buri muntu wese yes turabasuhuje ngiye mubona gutya nitwa Niyonzima Jean Claude yeah akaba ari umutipe waganguje uramubona ibigango numbona saba bose baduhinje mbo ubwo urabona ngewe nkaba ndi umuntu ukina wrestling umukino wo gukirana mu rurimi rwacu yego uyu ni umukino dukunda cyane twifuza no kuzapfa dukirana ku bwawo amaraso yacu tukazamenera igihugu mu gukirana muri make mbanje kwivuga izina ryanjye nkaba nturuka mu karere ka Rusizi nkaba nkina umukino wo gukirana aba bajama bandi nabo babibwira aba bakwivuga nta mugabo uvuga undi yes nitwa Edson yes big size vice yeah kabisa amazina nawe yababwiye twaje hano mu gutegura show yo gukirana kabisa yewana dushaka kuzahura nga twese nga equipe yego yes tukazareba bazatsinda abandi okay yeah GJS Media TV ndabashimiye cyane nkuko mubibona ninjye mugabo muto urimo hano niwe ruzingo rwose ariko ndakomeye mu mategeko ndakomeye mu mategeko bura muze kuntinya kuko nkuko mubibona ndi mutoya cyane physical appearance ndi mutoya ariko mu mategeko ndakomeye cyane amategeko agenga uyu mukino uburyo ki ukinwa no kuvuga ngo ati ninjye ubafasha abana batipe bose kuko mubibona bana n'abagabo bakomeye ariko ntago binsaba gukomera kugira ngo maje kwa nabibumvisha shaka tukaze ko nta mu mutwe bagira oya ko niyo kavuze ntago ari cyo nshatse kuvuga uri gushaka kuza kuduteranya kandi izi ni inshuti zanjye gusa ndi arbitre nanabafasha no mu bintu bijyanye n'imyitozo kubaha nyine amategeko amazina no kuvuga ngo banyita Dani bakwita Dani wowe ukiyita niyita Dennis okay mu rugo ni Rusizi nibyo ngibyo n'abandi babibwira n'abandi bakwivuga murakoze nanjye amazina yanjye banyita Najib mu rugo nk'abanuruka i Musanze siwe numvisha bamagara Rambo man ni Rambo ni Deroka Simba bakunda kunyita Simba nkaba ndi umunyeshuri okay akenshi nkunda gukora bouncing uri umunyeshuri muri université muri secondaire wapi muri secondaire cyafite none n'amaraso batoya byatari none zarenga aho ngaho
nanjye nkaba naje kwifatanya n'abavandimwe muri wrestling cyangwa se mu gukirana nk'uko bagenzi banjye babivuze kandi bikaba byananshimishije nkaba nshaka kugera na kure harenze aho nageze. Byiza cyane kabisa. Yesa Shitani Ewana maniga Sha stile Ewana nagarutse Ewana nagarutse I'm back man. Ewana naje nk'umuzimu bro naje nk'umuzimu Ewana Madame Samache no tugusaba Ewana sibibona sinaje nk'umuzimu man no stile Ewana nangiye gahunda ndimo twaje gukina umukino wo gukirana wa wrestling Ewana ariko amazina ku benshi banzeho ni 66 one boy to one boy wagwan aya marushanwa rero naje mu Ewana yo none ndindwanya imbi cyane ntago bazagukira wagwan nitwa Ndori Nelson cyangwa se Ruganzu Ndori amazina yawe asa n'ukungana tuko turi kubona physically turabona uri umusaza cyane rwose abenshi banze nka Nelson the trainer nkora akazi ka kubu trainer gym instructor training abantu muri gym. I'm gym instructor, yes. Gym instructor n'ubu n'umupira nambaye no wa gym. Okay. Yego nanjye nkaba naje kwitabira uyu mukino wa wrestling. Turashaka kuwukura ku rwego rwa hano muri Afrika cyangwa mu Rwanda. Urwego rw'Rusizi niho bagusa. Rusizi niho mukino uba. Mu ntara y'Mutara muri za Mutara. Hawo mukino wo kubitana inkoni. Turashaka kuwukura ku rwego rw'Rusizi tukawushyira ku rwego rwa international. Murakoze cyane. Byiza kabisa. Murakoze wagwana abasaza. Wagwana. Amazina yanjye nitwa Mwene Rugaba Bienvenue Pacifique. Uyu nguyu akacuruza imyenda. Oya, nkaba mu busanzwe. Mu fashion kira kabisa no mu busanzwe nkaba nkora mu bijyanye n'amategeko ko mfite bachelor's degree in law. Nkaba nkunda no guterura ibyuma. Wa mukino urimo abantu bakomeye we. Tugomba kugira mu mutwe tukagirana. Ko n'aba ministre bazaza. Mu mutwe no guterura byose. Ndumva murakoze nta kindi. Wagiye. Umeze mutabahungu. Fresh kabisa. Nge banyita Derek alias Derok. Niwe numvaga muhamagara Derok. Nkora akazi ka bossing mu rugo ni i Kigali. Warigereranyije kabisa. Mu rugo akaba ari i Kigali rero umukino wa wrestling sindawukina ariko gake bizagenda bica. Nukuvuga ngo bagiye kububaka. Ninde uri kububaka uwo mukino wa wrestling? Ninde wawutangiye kuvuga ngo bashyize mu mutwe iyo projet mugiye kuyikora? Muzanayikomeze igere ku rwego rwa international. Ninde uwo ngo wabizanye ibyo bintu? Kapiteni ni wabizanye. Kapiteni mu microphone manze mubaze kuri uwo mukino wa wrestling. Aba bagabo bose twumvishe ko nta numwe wakinaga wrestling, right? Ewana nta numwe kabisa bose nta numwe wakinaga. Ko babikubwiye niko biri kabisa. None se ubu ngubu natwe tukibaza. Wrestling isimeze nka football ko nta muntu ugiye gushaje. Wapi man, wrestling ni umukino buri muntu wese yakwisangamo cyangwa umwe n'ubushake. Ni nko kwiga koga cyangwa kwiga guterura ibyuma. Wapi man, ntago bisaba physique nyinshi ariko bisaba kuyiyumvamo mbega wrestling wewe ugomba kuyiyumvamo ukaba waravutse yiyumvamo urayishobora bisaba exactly ndashaka ikintu bisaba kugira ngo ujye muri wrestling. Ni imbaraga gusa kuba ufite inyama nyinshi cyane. Ikintu bisaba muri wrestling bisaba kuba ukomeye uri umuntu nyine uri strong ukunda nyine mbega navuga ko waba ukunda wrestling ukunda uriya mukino wo gukirana. Iyo umaze kuwukunda then ugakora n'umwitozo urawushobora. Byumvikane ko ibyo bintu aba bantu bazabishobora. Abantu bose nabonye hano nta woroshye muri bo. Ntubona si dore umugabo tubaze tumuvugisha. None se grand frère umukino wa wrestling warusanzwe ubona warusanzwe uwuzi wawumvaga gusa bawukwinjijemo none aha bimeze bite? Yewana nawubona ku mateleviziyo abahinde bawukora tu. Yego. Yes. Abahinde wamugana abahinde nanjye ndabona. None ubu ngubu nahuye n'umunyarusizi. Nyarusizi yawukwinjije mu mutwe. Yes. Narubonye kuri televiziyo ndawukunda. Yego. Noneho ejo bundi ngiye mu marushanwa na Rutambi n'aba batipe dukora amarushanwa y'uturere mu ndara zitandukanye z'igihugu. Yewana twarahuye avuga ko akakora muri uwo mukino kakunze kwerekana utu video atwereka n'ibyo akora n'ibiki byose. Ndavuga naje kuko nyine narawubonye ndawukunda tu. Ndavuga ati okay nawe nje ndashaka kuzawuzamo tukawukina.
Okay. Yes. Nibyo kabisa. Rero umugabo wundi nawe mbanze mu cangemo akabazo gato gato. Wrestling urabona wrestling izagufasha nk'iki mu buzima bwawe? Ikintu izamfasha mu buzima bwanjye ni ukuzamuka mbese no guhura n'abantu batandukanye mbese n'ibintu nk'ibyo ngibyo bikamfasha no gukomeza umubiri wanjye atari ibintu byo guterura ibyuma gusa nabasha no gukina nibizamo kuba wawe noneho byagusaba umwanya munini kandi wiga ubwo urumva uzabifatanya gute? Ikibazo hari ukuntu umuntu abigenza akagira uko agenera ikintu umwanya n'ikindi akagira uko agitwara ubwo urumva nta kibazo bikagenda neza. Okay. Shetani wayase Bombo Club. None se man business yawe ko wayitaye ninde uri kukugurishiriza ubu? Shachi business man harimo abaniga barifite agakino kenshi cyane. N'abakozi ewana G man uzi ko ufite company. Nisubizi siko nakubwiye ko mbera impande zose icyarimwe. Aha. Ibirayi hari ikintu bijya bigufasha mu kuba wakora umubiri. G binyongera power to kongera imbaraga. Yes. Umugongo se warakize? Ewana ubu ngubu man cyando byanyabyo noneho. Byanyabyo birenze bikenewe tu. Ubu ngubu wasubira hariya na Rutambe. Byanyabyo noneho birenze bikenewe. Birenze bikenewe. Yes. Umukino wa wrestling. Yeah man. Uyu mugabo niwe wa kuintroducing za kuvuga ngo reka dukurikirane ibi bintu turebe ko bikorwa. Yes. Urumva ufite ubushake bwo kuba watangira wrestling? Nakubwiye ko mfite power tu. Nakubwiye ko mfite power kandi uyu mukino ndawukunda bya atari tu. Ewana najyaga nkureba ku mafilime hanze ne nkuko uri amubire yakubikubwiye bireba kubajama bo mu Buhinde ewana bakina ngo za kabadi ariko hano ngaha ewana ni ugukirana. Yes. Ni wrestling tu. Ni wrestling. Yeah. Uyu mugabo wambaye MTN. Yeah man. Uptown Gym. Ntago turi kuyabona ayo magambo pe. Cameraman zoominga hano mu mugongo. Uptown Gym. Urimo kubibona neza. Iherereye mu mujyi wa Musanze, niyo imbanza niyo taje ndende iri mu mujyi hariya Musanze. Yego. Akazi k'ubu trainer ko kuba trainer. Warakigiye cyangwa ni ibintu byaje bigusanga muri gym ubona ayo mategeko urayazi nawe uratangira urigisha? Oya, ni ibintu nigiye mfite na certificate yabyo. Uwo wavugaga Rambo ahubwo niwe wabinyinjemo cyane n'uwo bita Kuza Fit. Kuza ndamuzi. Abantu benshi baramuzi. Se mwagiye mugenda Rutamba akabigisha ko mbona mwese abarusha intuzi. Oya, ikibazo kuvuga ibintu bya gym. Rutambi ngaratwigisha. Ibintu wa mugani wa Deroko akigisha. Nose ibyo yatwigisha byose aturusha iki? Ibyo twagezeho byose wa mugani twabigeze ari ndubitwigisha. Ese wa mugabo we kuzanya mahane. Uyu nguyu kocha wiwe si Kuza. Yego. Tambi nabonye byamukoreye. Oya, biriya ni entertainment. Ni umukino na biriya se yarigirishijwe baramutsinda. Reka tureke kugira ikintu tubivugaho ibyo ngibyo. Reka tureke kugira ibintu tubivugaho. Ibyakuza ni ibyakuza nanjye nka Nelson ni ibyanjye na Rutambi ibye ni ibye. Na wrestling turimo ntaga ari ibintu bya bodybuilding, ntaga ari comedy. Bigaragara ko mufite inyori mwese. Ntaga ari inyori. Rutambi se dupfiki. Rutambi dupfiki nawe ntiyavuga. Mwumva koma. Oya nago nabura cyo vuga kuri Rutambi sibyo? Yewana bura n'uyu mugabo sibabirebaga bazi byo namukoreye. Sibyo? Afara Rutambi nakubwiye ku bundi ngewe sibyo? Man ubundi hariya man ubu uri kurebwa n'abantu benshi cyane sibyo? Urumva ariko nyine iyo utsinzwe ukemera man nta biba bikarishye shume. Aya nane ndayumujinya kandi Rutambi muzabumona finali nzamucurika. Urumva? Ewana niyo gahunda. Umushira munaniwe ariko umushi wegira ikibazo nzaguhorera. Oya man uriya mujama nge ntabwo mutinya nabizi no mu nzozi ntibyaba man. Kandi namubwiye ko iri ari comedy atari game. None we nimba yiyaminiye muri comedy deni naze muri game tumwereke.
Oya umva reka nkwereke. Oya none reka nkubwire man nta magambo menshi wazaza tumwereke game uko ikirwa. Nyine buriya game mwarimu yarare comedy. Wari waje muri comedy. Okay none nawe tugiye kureba game yacu hano hantu uko izagenda. Azanya amakari. Atwe tugiye gukina comedy. Umva man natangiye mubwira ko inari game n'umukino ntabwo ari ibintu by'amakomedi by'amagambo menshi. Nta n'intambara irimo. Ya ntayo pe ni umukino. Tubikurikirana ahubwo. Reka turebe ko bizagenda kabisa. Pull up kazi. Hereza coach tumumaze ku mukino. Coach ndakumva. Umukino ugira amategeko angahe? No kuvuga ngo uyu mukino ugira amategeko menshi. Aka kanya ntagenda ngo nkurondorere ngo naya ariko harimo amategeko y'ingenzi agenderwaho. Nkuko tubizi byose nyine nta mukino ubaho utagira amategeko. Noneho itegeko ry'ingenzi ushaka gusanga hari n'amategeko ubutandukaniyeho n'indi mikino, buri kintu cyose cya gifite amategeko yacyo. No kuvuga ngo itegeko rya mbere, uyu mukino uburyo ukinwamo ukinirwa mu ntuze nyine ukinwa ushobora guca sakira mu gacuruziga cyangwa se mu gacakare mpande enye zingana ni metero 5 kuri 5. Noneho hanyuma hari uburyo ki amanota abarwa. Hari ukuntu ufata mugenzi wawe and then noneho ukamutura hasi akagwa agwishije umugongo. Icyo gihe ubumutsinze amanota 3 totally ako kanya. Noneho iyo mutuye hasi akagwa agwishije inda, yagwishije inda, iryo ngiryo aba ari amanota 2, inda cyangwa se ikibuno. Hari ukuntu umuntu ashobora kugwisha ikibuno umugongo utageze hasi, aya bari amanota 2. Noneho iyo muri gukina ukamusohora ikibuga, iryo ni inota 1. Urumva? Noneho hari ukuntu ushobora kwataka mugenzi wawe, noneho ukamwataka umufatamo hano gutya mu ijosi. Nta bintu by'ibifunsi birimo nta bintu. Oya, nta bifunsi bibamo. No gufata mugenzi wawe ukamutura hasi. Vuba aha turabereka imyitozo nituyitangira ndabizi tuzahita tuyibereka. Mwebwe gusa mupfa gukurikira hano kuri GGS Medi. Ahangaha kabisa tuzabaha show yose turi mu myitozo kugeza n'igihe show izabera. Waba uri hanze waba uri mu Rwanda ndabizi uzamanuka uva ahantu hose uri uvuga ati noneho irashongeye kuyireba live bivuye hano kuri YouTube. Icyo nicyo kintu twebwe cyatuzanye kuvuga ngo ati buri muntu wese w'umusportif. Kandi icyiza cy'ibi bintu no kuvuga ngo ahangaha nta muntu ugeze uvuga ngo ati ngo kugira ngo nkino no mukino byansabye degree runaka ubumenyi runaka nta bundi ni ubushake n'ikindi kintu tugenderaho umuntu wese yayikina. Ndimubone gutya abana batipa ari abasore gusa uvuga ngo nayikina reka reka nkubwire impamvu uyu mukino umuntu hari ibiro runaka abantu bagenda bakinana. Ntago nagenda nkine na code ufite ibiro wenda 80 ngiye mfite ibiro 60. Nepa ntago ari byo. No kuvuga ngo ukina no mu nganya ibiro. Ntago banganya ibiro nyine ntago bose bakinana. Ntago bose bakinana. Ubwo umwe agomba gukinana n'uwanga. No kuvuga ngo ati nidutangiza irushanwa nyirizina tuzavuga ati abafite ibiro ibi nibi. Urumva? Abafite ibiro ibi nzahura n'umushi. Ngo niyo mpamvu nzahura n'umushi. Ariko mani no niga kukiri kwikiniga igaseka mani urashaka guhura n'umushi. Umushi mani uzo amateka y'abashi. Dore hano nzanze igisenge mani yokoyo ucishe mu mani reka nkubwize ukuri nimba wowe niyaminiye naka kaya dufate ringi. Dufate ringi. Ye ndagutinya mutabara wanyu ariko tuvuga ngo James subira hariya mbanze mbaza akantu kamwe. James ninde utsinze muri aba bagabo? Reba ko ntara ibintu bigenza. Urabona Claude niwe uri muri position yo ko yaterura uyu nguyu Edison. Ariko noneho Edison ahise amwigaranzura abari we hubwo umushira hasi hariya aranyereye. No kuvuga ngo sinzi niba ari umucanga nyihereye cyangwa niba ari iki ariko hari mu mategeko ya Wrestling hari na manota 3 ya Edison yihuse atwaye umva cyane ndari nimuzahura tuzahera baje 80 nimuzahura tuzahera kuri aya 3 hari amanota yananiranye kuva kwatangira no mukino Irusizi amanota 5 nta muntu urayabona muri mugenzi amanota 5 rero babona gute? No kuvuga ngo ufata umuntu ukamuterura ukamwirenza ukamurenza byibuze nka santimetero 10 umutwe wawe umurengeje santimetero 10 oya ntago yavunika ariko hano umucanga ntabwo ubusa umuntu yavunika mu mucanga gute
urumva mani ntubona ko tuguye tukaba tubyutse nta ribi dufite mani nzakwirenza ibaze noneho ibaze mani shitani izahura na marayika uri gukubitwa n'abana nibyo uzaza gukinira ufite hakedagasa uzi uko nagutya mworohereje kugira ngo wereke kundu game ikinwa uracyari ikibondo mani kucyababaje ikibazo cyawe ubundi ikintu nkwangira nuko utajya wemera ubundi zibera mubwire umushi dore umushi yanzanzira ubavu dore umucayi nzamwinikamo hasi ariko mani mwese GGS Media TV iri kutureba iri kudukurikirana gusa icyo nifuza nuko iyi game kuva itangira kugeza izasoza deja ntizanasoza kuko irakomeza iyi game ntabwo iri expired ihora ikomeza kuko baba ari competitions nyinshi urumva twe twifuje ko muzadukurikirana mu gutangira kw'iyi game no gukomeza kugera muri East Africa tugenda dukirana no kuvuga ngo uretse n'ibyo ngibyo hari umuntu ushobora kuza kubona gutya akabona ni abatipe gusa akibaza ati uriya mukino ukinwa n'abatipe gusa oya n'abakobwa bayikina oya barawukina mani barawukina iri iwacu Rusizi dufite abakobwa bane batangiye gutoza bane bari mu myitozo batarakina match n'imwe kandi ewana bari bato n'abana batoya match zo bari ariko tukwereka abakobwa bagushakamwe amanota nawe ukikanga mani ni umukino yes yo big size ibiryo byanjye subibone hangaha oya uburyo subibone hangaha ewana bizakora akazi mu gitondo ngomba kurya umureti ewana n'umugati ewana oya nago nirarira kanya tugendera tumuhumureti atangira rupe oya nago nirarira kuko umureti urabigaragaje hangaha ibyo ngoze hangaha urabibonye sibyo nyine mvuze bwa mu gitondo ushatse gukwereka kundu game ikinwa utangiye kwikina ngukuyemo amanota nawe gukuyemo atatu dore finale zakubita amanota 90 none ari mufite bakujurira tujurira dushaka inama iri kujya yandika bose bari kwifuza guhura nanjye mani icyiza cyawe uroroshe uroroshe aroroshe ni umukobwa dore aba batipe bose uvuyemo weho gusa abatipe bose dore banzanzira ubavu hano ni mu bwami bwanje uyu mucanga nzababinikamo bose nzabashingura ahangaha ko batondekanye yes wari utarasoza wari tugiye ko mu gitondo ry'umureti ukanywa n'icyayi sasa turya iki saa sita ni kawunga n'ibirayi yes kawunga yirisha ibirayi kawunga agiye gutaka kawunga mbere ngarenzaho ibirayi niyo mpamvu ngomeye ubanza kurya kawunga n'ibishyimbo ukarenzaho ibirayi yes ibirayi wagira ngo ni nk'amata ewana duhere mushi twumva umushi irusizi mwana mu gitondo murya iki ntubeshye mwana turya ubugari n'inyama mu gitondo direct ubyutse gutya mu gitondo mbyutse ni ubugari n'inyama ubwo ntabibonye ni ubugari n'injanga saa sita ntabwo ndya saa sita ntabwo urya nijoro ubwo nyine no gukubita mwako kameranje yes turaye n'udushyimbo reka n'udutoki amakaroni n'ibitoki nta irusizi n'injanga uburyo yoroshe uyu mucyo mu buryo yoroshe buzi urashaka zagukome none oya mwana protein iba mu makaroni ntago yemerera umuntu kuba yoroshye gutya atetema mwana oya wenda umuceri tuwureke umuceri wenda ushobora ko umuceri wamo amakaroni mwabona bya bitangaza byakozwe ku bw'abantu nibyo bigiye gukorerwa muri game man nibyo bigiye gukorerwa muri game ya Wrestling ibitangaza byakoze ku bw'abantu man muri internet tuzi ibintu barya n'utubeshye ntago niga muri internet wiguta ariko abantu biga batahana n'ubundi mu gitondo ntago wajya barya duhere saa sita wapi ngenda arya mu gitondo arya umushyushyu ntago nduruhinyo kudushyira umushyushyu wazubuye urazi igikoma muri telemusi wapi ngiye nk'umuntu uba mu rugo
ubyukira mu gasiporo nk'uko bisanzwe. Mura siporo ubundi kubera guherekeza mukecuru mu gitondo agiye mu kazi aho akorera arateka vayo ndiye nkabona kujya muri siporo. Umuntu uba mu rugo saa sita naho ndarya nkaryana nimugoroba. Twakubajije ibyo urya ariko mu gitondo. Biterwa n'ibyo batetse. Urinda iby'iwanyu gusa we ntabwo ugendera kuri siporo n'umubiri wawe. Ubwo nimba mu rugo batetse umucenda ry'umuceri. Nimba ari ibirayi n'ibirayi, nimba ari ubugari n'ubugari. Ubwo nta kindi tu. Okay. Twumvishe ko we bakugenera. Twumva batagenera tu. Shitani nzima mani bavuze. Shitani banywa amaraso. Barya n'inyama z'abantu. N'ubugingo mani. Ubugingo bw'abantu. Ubugingo bw'abantu. Arashaka kwiyomoza ubugingo bwawe. Ubuniga bwose G. Zeta mu gitondo wirira agakira. Mani nje nirije. Uvuye siporo mu gitondo urya. Sha kazabunyuramo ubwo buniga. Sibo nkaye nagusubiza iki koko? Ubu nagusubiza iki? Ciceka. Sheta. Kwibwire rata mu gatondo nagacyuri. Buri gitondo man. Iyo mbyutse manza kujya muri gym mbere yuko njya mu kazi gasanzwe. Iyo mu gitondo mvuye muri gym ewana mbere yuko njya mu kazi recuperation ya mu gitondo na gatogo n'ikivuguto. Gatogo n'ikivuguto. Yes. Agatogo k'ibirayi n'igitoki n'inyama. Bara mu ndubwo ngubwo. Agatogo n'ikivuguto bro. Yes. Byanyabyo nicyo ndenza man. Ibyo biryo bituma urwara myopi bro. Sha. Reba uyu mujama shumi uretse kuvuga ari nge nawe urwaye nini. Oya zumika ijisho reba uryo. Reba ayo menyo yawe. Zuminga n'iki kijisho cy'umujama. Baba urebe. Reba uyu mujama. Uyu ni alien. Izi ni za alien man. Man shitani ngiye guhura na alien shumi. Shumi man niba ari ibyo uyu mujama ameze nka bya biboro bya kore za kore na za tineri. Zashisha kibondo zishisha kibondo. Zizashisha kibondo nazimurutse abazi ahubwo uyu nguyu yanywa bya biboro bya tineri na za kore zikamongoza akabona yacanye ikijisho akayoba. Yanandukanye nawe genda gakeya shumi genda gakeya abasaza nabo ubundi gahunda Kigali na Musanze shumi wowe wa KGL ahubwo tu abakunzi ba GGS Media TV ewana uyu mukino muzawukurikirane wa Wesoring mbakomera aba peti shumi. Yes mbanywa amaraso vuga byakagombye guhita unatangira shumi. Ndakwereka urugero Sobizi kondi dev duhuye rimwe cya kabiri cya gatatu urabizi uwagukuriye ituro rimwe yanagusubira ni gatatu. Ubwo rero ngomba barira rero tukanyuzeho se on the top man tukanyuzeho nga reba bombo clad ariko dore bot hey shanu mubona man aba baniga ariko hoya ntabyo kugira aka kanya aya reka baniga baza biyumvanemo ariko hoya man umva ejo nubwo uri match no uru rugamba rwo ko nta coach umenyerwa mwana usibye nje gusa hagamuye coach gusa. Oya umva mubwire usibye munyarubavu gusa man coach uhabye coach nta coach umenyerwa musaza munyarubavu hagamuye coach namuri amanota 3 uyu mujama mwaye amanota kugira yishimishe kugira yishimishe kwangira kumita bayambaye ndi wayawe turi muri ligi kuvuga ngo ejo batwitege no kuvuga ngo twikarume James ntago ari ibintu byo kubeshya aha ngaha ndi kubona nzakenera umubonsa mu kibuga. Oya nzaza ngufashe kuko hano ndi kubona nazakubitwa wallahi byahinduye isura. Ejo twebwe tuzabereka show turi muri entraînement ya game bareba imyitozo dukora kugira
twitoze umukino neza tuwumenye n'ukuntu tuzakinwa bazagenda babibona n'ukuntu amanota yarwa n'ukuntu yandikwa bazabibona. Yes twatugeza kuri uno mugabo uyu niwe twari tugezeho muzehe wazanye imva imana ntabwo urya ibiryo bisanzwe nk'ikimwe nk'iby'abandi. Njye ntabwo ndya ibiryo bisanzwe nk'iby'abandi. Mu gitondo urya iki? Ntabwo ari buri mu gitondo ngo nuko umuntu afata ibintu bimwe nyine bisa nkuko bagenzi banjye babivuze. Biterwa. Oya icyo ukunda gufata mbyuka mu gitondo ndi bujye muri gym mfite nka training y'abantu. Nkabyuka wenda nkafata nk'inshyushyu amata nkayishyushya neza nkafata amabiswi hari amabiswi meza aba ariho energy. Urya biswi mwana? Oya ntabwo avuga ngo ndya biswi. Hari amabiswi meza yabigenewe aba arimo ama protein ama calories akufasha muri siporo. Sheta umuntu urya biswi urumva muzahangana. Umere biswi. Oya wait. Noneho umere biswi. Hari ukuntu ufata biswi urumva ukayivanga niyo nshyushyu ishyushye bigahita bikora concentration nziza cyane. Ukayifata mbere yo kujya nko muri gym nk'iminota 20 ukaba umeze neza cyane. Saa sita nyine umuntu agenda ahinduranya ntago ari karyo. Saa sita ntago ukunda kurya wenda kuvuga ibyo ukunda pana ibyo nkunda kurya ubugenewe kuri time table. Hari igihe niriye amakaroni n'ibirayi, hari igihe ndiye umuceri, hari igihe ndiye akawunga, ducizamo tukanarya n'inyama, inkoko, beef, steak, ibintu byose. Ifiriti kuba kiba sportif batayirya niyo bavuze kugira n'imyitozo ugenera abantu muri restaurant. Ariko ubwo ibyo kurya byawe ntabwo bishobora kubura akanyama niyo kaba ari gatoya buri munsi buri saa sita. Kuko asa n'inyama se bro. Kudasa n'inyama. Oye urya gatoya wa. Niyo nkubwiye niyo kaba kamoroso agapisi gatoya k'inyama gato ntacyo bitwaye. Okay. Ninjoro ubwo birumvikana. Nabyo ni restaurant. Nijoro ko nkora gym saa 11 ubwo saa moya nyine nibyo mu rugo batetse nk'ibisanzwe. Okay. Hagiye hereza twagiye grand frère. Mumeze mute? Bashobora kuba ari gushaka ringi aba bajema bashobora kuba bari gushaka na ringi bombi. Hoya ko muzakame. Shada ko nutanamuma nzajurira. Siko ngo nagatenesi. Reka nkubwize ukuri. Yewe nta na tombora zizabaho. Nuyu. Match ya mbere ni wowe nuyu. Kabisa. Uko ndabona bombi. Urabyanzuye se? Oya. Nago yabyanzuye gutyo kuko amategeko agenga umukino. Cyane. Nidusanga mu mategeko agenga umukino. Undi rutambe yamubwiye ko nta nkoko itora ku makaro. Nambe bayurira iki ingunguru. Urumva? Ariko nyine bwira wabimbwiye. Umubwira wabimbwiye umushi babibwiye umushi. Asundi bari kubikubwira guto utagaragara. Wabona mukanya nari magaze kuri kamera kajya miga yambuza. Ariko ngo wa muntu ariko mubo ukenewe kabisa bro. Ndagukeneye kabisa. Ndamukeneye. Twagiye mu gitondo ntagacyuryaho kugira ngo ubake. Mu gitondo se hari n'igihe kabura. Man. Sibwo se zitanye gukeka za tineri ko arizo wifatira mugani wa. Ngo tineri ni inkwera kore saa sita ngaremba isege. Ibi nibyo ngo shitani agiye kuzakuziza. Nibyo nzakuziza shumi. Nanjye nibyo negereje. Ariko tu nta bya danger nta mujinya turaba homeboy tu naribi ahubwo tu Yohana urugamba turimo nibwo uzamenya ko ndi legend. Legend mu biki so. Yohana umva se mu kwikorera imizigo. Devo ndakwikorera nk'umuzigo. Siwe muzigo se. Mbona mira mizigo ya kariyeri. Siwe muzigo se. Nyine ubu uzambona mu muzigo. Nyine ubwo niwe muzigo. Niwe muzigo. Twagiye dukomeza ikiganiro cyane. Aba batipe urugamba rwabo ruzaba birarangira barwana. Biraza kurangira aba batipe mwitonde ndore ntabwo turatangira action. Jone tuzabibonera muri ring mwembi. Gusa ikintu nacyo nakuvuga. Yes. Iyo turi gukora biriya bintu biba byahinduriwe izina. Abari muri hari abantu bashaka kuvuga ngo ati no kurwana ntago ari umurwana. Kati wita umukino. Ariko n'umukino wo mu Rwanda. Ntago ari umukino wo kurwana. No kuvuga ngo ati ntago ari umukino wo kurwana. Kurwana turabizi aba ari urugoma abantu bakagenda bakakora urugoma bameze gutyo. Ariko ni umukino ukinwa ufite amategeko awugenga. Hari aba legend wabo muzi mu Rwanda cyangwa nibwo ukiza mu Rwanda cyakoza baramutse bariho abo ku bwami kera. Ntabonse.
ariko muri kino gihe cyacu muri no time turimo ntawe urimo nta muri genda urimo ariko azavamo hano gutya azavamo umunyabigwi w'uyu mukino azavamo hano ngabo azavamo uri ari kuvuga ngo niwe hariho mbona ariko sinjya kubitwa who comes the legend ninde uzaza legend muri buretse hari amazina abatarayo kwamamara abantu hano bafite amazina y'abanyabigwi nibo bazaba abanyabigwi koko uko bimeze kabisa nshakisha hano abantu bafite amazina y'abanyabigwi kubera uri sogokuru dore mujama icyo zamuhora koranywaga dore mujama nawe zamuhora kuza yambaye nk'abapasiteri aha ngaha dore yuwe zamupfura izi zazogosha umva ururimi rwubaka itara original shitani ikibuga kizatwereka byinshi basi banzanze rubavu baje kunyisura icyo nzaguhora kurya ibyo bya mu gitondo ukazanira ubwo bushwimo ngo bagiye kubisubizayo ubwo bushwimo bagiye twiyambure umwana aramugigiye oya mani igihe cyari ntabwo kiraba nta bintu byose n'intambara ibintu n'ubwo n'ibitonde bihese ikintu nzaguhora kuvuga njyewe yatsinze uriya uzanamubaze ikintu twari dukeneye kureba abakunzi ba GGS Media TV twari dukeneye kureba umuduri w'uyu mujama zashisha kibondo nizo reba 6 pack reba nyine umva reba amatafari mureba hano uri kumbaza icyo ariko ndakoretse rukarakara mbisi ariko mani iyi game mureka mbabwire kuri abakunzi bacu ba GGS Media TV yesa turabifuza kudukurikirana muri iyi game uyu ni umukino twifuje kubagezaho kandi w'ibyishimo inzi ko uzabagirira umumaro deja n'abana bacu bakazawungukiramo byinshi kuko ni umukino twifuza kongera kugarura kuko wahozeho kubw'abami turifuza ko wakongera kugaruka mu Rwanda rwacu rwa Gasabo kuko amateka y'u Rwanda numvaga ko umwami yo yicaraga amaze kwizihirwa yahamagaraga ibisore nkatwe tugakirana bagakora umukino wo gukirana tugashimisha umwami n'abaturage baje kureba uwo mukino abami bakishima kandi buri wese akagubwa neza turabizi muri u Rwanda rwacu hari ingo zitaba zibanye neza ariko muri make baje bakagera nkaha ku mazi ku Gisenyi bakareba no mukino wo gukirana wagenda umaze guseka wa munabe wose wari ufite ukarangira noneho wisega bitewe n'uyu mukino uyu mukino ni gahuza miryango wangu uyu ni sport gahuza miryango kandi ni roazire muri rusange kandi tanga ibyishimo umuntu uri buze kubona uno mukino cyangwa se uri buze kubona GGS Media yabahinduriye nkuko GGS Media yaje itangiye babwira ko ibazaniye udushya ije gukora bitandukanye nandi macano yose mwagiye mubona andi mateleviziyo mwagiye mubona uyu munsi koko yaje muri projet nshyashya kandi muzakomeza kuyikunda for sure ngenda bizi neza abantu mukurikirana GGS Media mutangire murebe kuko uyu bya mbere mugiye kubona aba followers bagiye bariyongera sibyo mbabwire hano nibyo kabisa mume mikoro mbaze mbabaze utuntu n'utundi sasa ajyabanga nk'amapawusa nta bwenge agira ariko nyenye mvuga ati hari nanjye mfite grand frère nawe waganguje reka turebe afite ubwenge tugiye mu tuntu n'utundi TikTok iyo bavuga ko nta bwenge ahangaho ukuntu tugiye kubigenza uzaza ushobora ibibazo bibiri ndi bumubaze ndamuha igihoro oya buretse nkubwire iyo bavuga ko nta bwenge dufitemo n'abanyamategeko koko ubwo ngubwo babumva nta kibazo kiri ushobora byombi niyo igihumbi ariko umuntu yapimye umuntu ku byo azi IQ y'umuntu umubaza ku by'ubumenyi bw'isi n'ubumenyi bw'isi ubumenyi rusange okay nta kibazo wavuza n'amakosa cyangwa en general nawe urimo okay aya ndayari nawe urimo nka coach twagiye reka nanaguhere wowe coach right tubwire president wa Israel president wa Israel uramuzi
ariko bro wowe babajije se man ntago muzi Perezida bambaza icyanjye kibazo na mampa baramubaza ikihe kibazo mampa atagiye gutita twagiye ntago mamba bazanye ibyo mu isi kandi ari mu kuzimu ukizi yagisubiza oya buri wese ndamubaza ibyo bibiri mampa ko bazanye ubumenyi bw'isi atagira guhindura se kibibuza abamarayika nidunga se kibiraraka oya rata ntari no kuvuga ngo icyo cyakunaniye kirakinanira ukimbwira oya nibyo umva se nkubwire nta mwarimu utanga ibizamini ngahita abaha n'ibisubizo aha kandi ntago nanakikubaza ntakizi kandi ndashaka ko abantu bajya no muri commentaire bakandika Premier Minister arazwi ariko na President arahaba okay ntari muri comment turaza kureba abantu uwo bari buze gushiraho Wari kuvuga Netanyahu ni Prime Minister ariko ntago utagira President gifite Minister twagiye cya kabiri idrapo ry'u Rwanda rifite imirasire y'izuba iriya mirasire ni ingahe twarabyize muri primaire 25 no tanga mikoro wakisha ugenda uyibare mushi yo kapo yamaze kubyerekeranye n'abakongomani n'abanyarwanda mbaze kubyerekeranye n'abakongomani n'abanyarwanda okay indirimbo y'igihugu ya Kongo igira ibitero bingahe igira ibitero bitatu icya mbere umutwe wacyo aturiyemera amajambo abiri ya umutwe wacyo je trève tout oui c'est toi avec matou ni amagambo abiri nayo ngicyo urakishe hoya indirimbo ya Kongo itangira debu kongore ndabeshye icyo wakisha ikindi cyakabije kugira ibitero bitatu nakubwiye utubwire umutwe igira ibitero bitatu ayo magambo uvuze ntagambo indirimbo y'igihugu ya Kongo bajye muri commentaire batubwire umujama ibintu atangiye kandi ngewe wambajije igira ibitero bingahe nakubwiye bitatu sengisha yanjye ngenda ikoze wagishoboye grand frère wagishoboye sibyo hasigaye ikindi Prime Minister wa United States of America wa Amerika ni igihugu kizwi ku isi yose amuntu tabukizi so ukizi se Amerika ndakizi President uramuzi President John Biden nkubaje minister wiwe rero se wamenya president azi minister mwana ngewe nakubwiye ko mbaza kuri Kongo n'u Rwanda none umbaza wambajije ikibazo cya mbere cya Kongo mbaza n'ikindi cyo mu Rwanda si byose nta kibazo mbaza ikindi cyo mu Rwanda kibazo reka nkubarize icyo muri Kongo utangiye kugira ubwoba bwo kumpereza amafaranga reka nkubaze icyo muri Kongo sibyo Mobutu Seseko waza kandi wambajije ikibazo cya mbere cyo muri Kongo ndashaka ikindi cyo mu Rwanda kuko ikindi cyo mu Rwanda okay ikindi tubwire minister w'u Rwanda ukuntu yitwa minister w'u Rwanda akantu koroke ministeri prime minister w'u Rwanda wa mugabo we ibyo bintu bikunanira atanga mikoro ministeri w'u Rwanda prime minister w'u Rwanda Louise Mushikiwabo mvuga atangiye akantu mwako koroke amafaranga wayarebaga imbere gaho tanga minister ntago yakinuna uyu shatani iri kuza y'umukara kwitangiye kwikankabura abamarayika twakwihungiye heza shatani araba ngewe igihumbi cyane nagikenyereyeho oya umva navuze ngo banza wumve mushi mugani wa satani kubaza iki ko warangiye ukunda kuburana twavuze ngo umuntu utsinda ibibazo bibiri turamuha igihumbi twagiye kundi uyu munyeshuri wowe ryo igihumbi nazo okay twagiye kuri shetani yo sawa mbaza iby'ikuzimu genda kubaza iby'ikuzimu iby'ikuzimu ndakubaza iby'ikuzimu nindangiza nkubaze n'ibyo byo kwisi ntubimbaza ibyo kurya abana ari byumbaza bijyanye umva birajyana n'akazi ukora ko gucuruza ngo bibiraye ninde minisitiri w'ubuhinzi mu Rwanda ubuhinzi n'ubworozi mani wareka kumbaza ibyo kwisi rero iby'ikuzimu ntabwo ngenda uw'ikuzimu ubwo mwewe naje kubasura ndagira ngo atabwo mwe mumbwira ibihabera tanga mikoro ntari ibindi udashaka ibyo kwisi ibyo kwisi wapi twagiye umusaza bimeze bite se fresh zeo kazi the trainer PSF mu magambo arambuye PSF urugaga rw'abikorera PSF ko ntikorera PSF mu magambo arambuye ntayo uzi ntabyo nzi kabisa ntabyo uzi ninde meya w'umujyi wa Rubavu
aha ngaho nse ko natuye Rubavu n'ukuri oya ariko uri umunyarwanda kameme nkubwiye ko iyo ari inshuro ya gatatu ngeze Rubavu ntiwabyemera inshuro ya gatatu utaramenya umuntu uhayobora nko kujya gusura abantu utazi n'abahatuye baza umunyamategeko twagiye ibyawe nanjye bari bubanze ibyanjye urahindura ikibazo aya baza umunyamategeko rero utubwize ukuri iki ngewe mu baba abantu bose wabajije ibibazo nta n'umwe wasubije nk'ikibazo kimwe sibyo twumvikana kandi nongeye nasubije kimwe n'abaturage n'abakunzi ba GGS Media TV ndashaka sengisa yanjye umva yanjye nasubije umva wahaye sengisa umuryango ari wakava mu nzira oya njye nasubije ikibazo sengisa oya mpa sengisa reka nkwereke ko wasanga ari burare reka nkwereke reka hereza mikoro aba bose bamaze gutsindwa ikibazo ibibazo bibiri bagiye bababaza ibyo bintu sinabivuze mbere bakubwiye ko barakwa sengisa ari uko sengisa twayavuze sinzi ikibazo cyanjye kimwe mani ibi bintu ntabwo tanga mikoro twigenderera hatumye amategeko bigaragara ko wanize byatari oya ni gakeya nta byatari ntago birangira kwiga warize cyane warize aha twagiye Perezida wa Congo Brazzaville hari Congo ebyiri hari Kinshasa na Brazzaville ntago ari Kisekedi ubu ni wa Kinshasa ntago ari Kisekedi nicyo gisubizo cyawe ntago ari Kisekedi okay ni bamwita Sassou Nguesso twagiye ikindi kibazo rata icyo ngicyo nimba byanze ikindi kibazo ndakubaza kiyera ukurikira amakuru ari trend urayakurikirana nuwe mu president muri East Africa utagiye gushyingura umwamikazi Elizabeth utagiye gushyingura umwamikazi Elizabeth cyangwa utagiyeyo muri East Africa ashobora mwana kuba ari president w'u Burundi ashobora ya mwana w'u Burundi Evariste undi Evariste ntiyagiyeyo koko undi na Museveni ntabagiye ntiyagiye undi ni babiri si bahagije oya nakubaje abatagiyeyo muri East Africa kandi East Africa igira abaperezida benshi urabizi abatagiye harya Kongo si yagiye muri East Africa na president wa Kongo ntabwo yagiye na president wa Kongo ntiyagiyeyo undi utagiyeyo hasigaye umwe wa Kenya yagiyeyo mani ntura yagiye mushyashya na president yagiyeyo Paul Kagame Burundi na Tanzania yagiye yasuru nawe yagiye shitani imbere y'uyu dore ko yatige shitani baguhishe mubwiye ko utatige shitani ariko babwire sitabanze dusezera abantu tubone kuva mu kiganiro kandi arimo kumubona gatinya tumubaze ngo iki dore ko byarangiye yanagutinya igarukire yagiye tukubaze wowe nibwo uzamenya kuri shitani azahura na diamond tugenda tugana iminyururu ariho nuko uzabyemera none hano ngandi kumara iki si konti shatani none tubatokesha imyuka imyuka yiki ya imyuka yiki ya tineri yakora iyo myuka uzahura nayo niyo uzagira gongoza tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro buri wese byendagiye kubwira abakunzi ba GGS Media TV icyo bahishiwe munsi byabaye munsi byabaye ubu uzabona ibyisobanuro hari byinshi utari wabona tuzabibona nkuko kwisi mwirirwa mwizera ngo Imana ngo izaza paka ukurinda unanguka utabonye iyo mana ariko shitani n'ubundi uzasitara uvuge ngo Yesu yaririmbye muyi ariko kaja na Antichrist ntabwo mbona se ngo kubita kapera peti yawe ngo ndafutse cyane ishusho nshushanyije ku mabuye nk'urupfu rw'umwami Sharire
kuri sinago kirondere atakeho dushishi ni nko guterwa n'abanazi gusenya izina 66 one boy ni nko gukina jihadi. zikore no muraperi man iyi niga man yo nambariremo bro bulldog namu nambariremo tujyana tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Twari twaje n'ubundi kuvuga ku byiza by'umukino no kutakakiza kugira abantu bazawurebe. Reka tugende tugana ku musozo, buri muntu afate mic abwira icyo ahishiye abantu kugira bazakurikirana n'umukino wanyu. Umukino uzaba tariki zingahe? Tubwire umuntu uri gutegura, uri mu bitegura umukino turi kuwitoza cyane. Turashaka umukino uzabe kuri tariki none tariki zingahe? Ni ukuvuga ngo ino weekend nirangiye. Nyuma y'ino weekend niho umukino abafana bacu tuzabagiza. Ni mu kwa 10 tota. Ni mu kwa 10. Hey, nukomeza no kwita coach. Oya nge ndi umukinnyi man. Noko uje kubereka amategeko n'ibiranga umukino. Indese urayereka. No kuvuga ngo urayerekana. Cyakoze ikintu gishimishije. Ikintu gishimishije. James, ikintu gishimishije ni ukuntu bano bajama bose bari tayari. Umva mujanki ariko ikintu gishimishije ni ukuntu abana bajama bose bari tayari yo gukina. Kuko bari kumva nanone abahita bakora match. Niyo mpamvu mbabwira ati noneho ubu ngubu noneho akantu kitwa umuteguro rwose mutwitege. Ni iyi weekend tugiye gukora kino cyumweru cyose tugiye gukora imyitozo, ariko imyitozo yo tuzatuyiba hano kuri channel kabisa kuri GS Media TV. Ino televiziyo muzaza mubirebaho neza mubikurikirana imyitozo yose. Nono amarushanwa nituyapanga fresh tumaze nyine kureba ibisabwa, kuko uyu mukino ntabwo wawukina udafite mituweli. Amategeko y'u Rwanda nk'uko ariho turayubahiriza yose. Nta ufite mituweli, ubwishingizi bwo ufite mituweli mwere cyane ngaha ko mwereke ko no kuvuga ngo amategeko no comment akoresha MMI. No kuvuga ngo amategeko yose y'u Rwanda nk'uko ariho yose turayubahiriza, nta na rimwe duca ku ruhande cyangwa se tuviyora. No kuvuga ngo niryo naryo ntago urumva riri connected n'ibi bintu dukora. Rero weekend itaha kabisa mutwitege show live neza cyane hano kuri GS Media TV. Imyitozo izatangira ku munsi w'ejo. Munsi w'ejo kabisa tuzaturi mu myitozo, muzagenda mubibona. Weekend tuzaza kubasura muri mu myitozo. Ntacyo bitwaye, welcome. Narko turabyifuza kugira ngo abakunzi ba GS Media TV barebe imyitozo y'imikino kuri bimeze. Totally hari n'umuntu ushaka kubishaka nawe agahita joining imyitozo nakazajya mu marushanwa. Urumva hano munsi kabisa ashobora gusigamo comment yiwe na contact zi akadokontakta kabisa, twabikora neza cyane tukamubwira uburyo twabonana nagatangira imyitozo. Kandi ntibirangire aha ngaha, igihugu cyose tuzakizenguruka naho na type tunongera nyine umubare pe. Nibyo ngibyo. Umusaza mikoro. Grafre, none se wewe bakwitegeye iki mu mukino? Turabona uratuje, umunyeshuri, abanyeshuri bose niwe bari bukurikira ubu ngubu. Kintu umukino banyitegaho nuko uyu mukino ari ngiye mu rugiye kuwukina, ndi umwana muto muri bose. Ni wewe muto kandi nawe uzagitwara. Abwire kuri iki kibondo. Ndi ikibondo. Gusa nubwo ndi ikibondo Satana anyitege. Ntago boga. Anyitege. Mwana. Aho ni abanyamuruye. Wazi mwali bazi. Anyitege. Uyu mujiye mumaze niba afite irangamuntu. Ibuzara guhura nawe. Ndayifite. Irangamuntu ndayifite. Icyo kuba uri umubebe ntacyo bivuga ko ndi umubebe, ntacyo bintwaye. Urabona yaje muri porte bebe se. Ahubwo anyitege. Mani ngiye mfite hano ngaha ni street niga mani, niyo G yanjye niyo nzapevera tu. All right. Heza Satani mikoro atubwira icyo abantu bamwitegaho. Yes sir. Bakunzi ba GS Media TV. Ewana mubikurikirane fresh, munyitege abasaza kandi cyane mujye mukora share na subscribe to Ewana. Abasaza turi kumwe paka enda, ahubwo mwitondere, uyu ni umuriro ugiye kwaka kabisa. Uyu ni umuriro.
uyu ni umuriro aho muri kubona shitani imbere yanyu mani kandi imbere yanyu banyarwanda ubu muri kwitega iki abanyabyaha bose bagufane sha usibye n'iki usibye nta banyabyaha beza bose bazi iwanjye. Okay. Grand frère bamwitegeye iki muri uno mukino ugiye gutangira? Nonese ko ngiye nsanzwe mbagezaho byinshi. Hari abantu benshi nsanzwe mfasha mu buzima busanzwe, mu mibereho myiza, mu good looking. Mibereho myiza acuruza ibirayi nka imibereho myiza ubuso ibyo bintu ufasha ibyo binure ubwo ntibikubangamiye. Ubaye mine. Ya. Kuna abana batwibesha abantu bafite ibintu abantu bafite ina. Babibesha ujye bivuga abo b'imiduri bari bubwira ariko. Icyo kora we nando ufite. Nta muntu urari nganyuza ninda mwana. Noneho nta urari nganyuza. Noneho icyo ngiye abantu banyitegaho. Ngewe nshaka gutanga imbaraga zanjye nkuko nari nsanzwe nzitanga muzima musanzwe mfasha abantu kubashimisha. Ubundi iyo ufite umuntu kwitaho ukagira body wumvaga wifuza ukavuga ati ubu ngubu ndi ku rwego rwiza ko naza hano kuri tamutamu nk'abandi nkakuramo agapira urishima cyane. Noneho nshaka kongeraho n'akandi ka wrestling nkajya nza shitani nkata nterura nkubita hasi iki kibebe nacyo nterura nkubita hasi. Noneho umunyamategeko namuwe nashyira zamukubita amategeko ye no guhita nukujya ncurika mpita nkomanga n'inyoko saba yazi. Oya ariko raso iyo wamucuritse amaraso ajya mu mutwe ntago agitekereza. Ayo maraso ugahita uyangaburira. Murakoze cyane. Munyamategeko bamwitegeye iki? Ikintu bagomba kunyitegaho. Bazayamena no mategeko mu. Oya. Ariko ntago azazana inyundo mu. Nta kuzana inyundo. Ahangaha nyine ni wa mukino. Nta mutima mubi ni n'akivandimwe ariko gutsinda tugomba gutsinda. Nk'uko abivuze uyu nguyu. Ya manota ataraboneka 5 nshaka kuzayakora kuri umukungu. Yarabuze. Ayo manota ndayakeneye ahangaha. Aya ngaha azaboneka. Mumutwitege gusa mwewe nta kindi nababwira. Ababizi Droke muramuzi ntago ari ibanga n'ibyo akora murabizi. Ariko ayo manota mwumva ataraboneka azaboneka. Ntago uri kubona ari nkandi uzaboneraho. Uwo ari we wese hano uziyamina uzumva ko tuzahura tuzabasha ubwo ibizavamo n'ibyo. Bagiye sambaza twe tukanywa kore. Ubwo kore risambaza bizahura. urebye urabona afite ubwoba. Hari igihe urusambaza ruzagwa muri kore. Dore amanota narangije kuyajya 3. Aba bose kuba amanota 3 yawe urumva abo ntibitseho amanota 3 twabibonye se abanyarwanda mwabibonye amanota 3 nayakoreye hanga mubireba niyo wabinsabye nani nakubonye 3 ejo nzakubona 5. Okay sawa tuzabireba. Abanyarwanda ndabishimiye cyane kandi muza ewana abanyarubavu banzanze Rubavu bano bose baje Rubavu bazasubira bose n'abavunaguye zabashingura muri mucanga umva ngo banzanze ngirubavu inota ry'ibyishimo nzagaragaza nzahereza abafana banje inota rye umva bavuga inota ry'ibyishimo nzahereza abafana banje ni inota nzagukoreramo hano. Okay nacu bitwa tuzabibona ariko inota rya mbere ndarigukuyemo. Iryo rya mbere nakunejeje kugira wishimira umukino kugira umukino wivemo ntabwo ngutinya uyu mujama ntagiye gupfa. Claude no kuvuga ngo hari amanota 2 aryoha mugishika mu kibuga kwa kunda abantu ari kwibaza ni biki bigiye kuba ugahita umurya inota rya mbere. Niryo rya hari contre nani y'umugome yabinzabye ngo n'ubujyambona mubaza kuzagushiraho uzi ko nzakurya nzakujya nagoye ibyishimo kugira wimva nk'umukino gereza aseshe uri rutipe kuko rurumva rwangigira mani washaka kugigira umusozi urashaka kugigire yokojowe kugira aba bose bari reba shitani yabuze hari igiti wabigira icyo bivuga mani ubundi sibyo ubundi umuntu akurusha
n'ubundi abakurusha papa wanjye urumva ahubwo ujye wemera ahubwo umusozi ugumye kuwurira ariko uguma hasi uri kunyerera. Abantu bari hano hari icyizere ufite cyo ko ari uzakuramo inota inde mu bantu bari hano wowe nakubwiye ko ari uzarikuramo ninde se wende ndi kureba je twana betinga ngo James nguko mubibona ibintu bitangiriye hano twararebye dusanga mu Rwanda ahantu heza dushobora kuba twakina no mukino ni hano i Rubavu. Burya tugiye kumara icyumweru cyose turi mu myitozo hano i Rubavu urumva burya twese tubona hano nta n'umwe uri butahe turamara icyumweru turi hano muri lokale ibintu byo kuvuga ngo ati kugenda akajya kunywa inzoga mu bagore ibyo bintu bikoze unakina no mukino ntabwo yewe n'imbaraga wajya useba pe tuzongere kuzinywa aya nibyo nuko bivaho pe amakore ntabwo azayireka ariko mane aramutse mane shitani ariye shitani yahunze shitani yadefanse mani hari ukuntu utarura umuntu ukamwirenza kuri akadefanta amaguru akayakoza hasi shitani yadefanse yes ahubwo iki kirama kiri ku ntongo ndimubishaka shitani ya defense mani nawe ndabona shitani ya defense menyero kanca amazi yo shumi mutwitege bro ibi ngibi ni akantu gatoya cyane mutwitege ewana mutwitege hari ibintu bigiye gukorwa birenze cyane mwakoze cyane ibyishimo abafana bacu wa GGS Media TV babuze ibyishimo bategereje nabamara amatsiko yuko mugiye kubibonera kuri no mukino wacu wa Wesoling wo gukirana kandi nziko bizagenda neza na ide zanyu zirakenewe ibitekerezo byanyu turabikeneye cyane turifuza ko mwadutera ingabo mu bitugu tugakomezanya no mukino kwese hamwe dufatikanyije murakoze cyane yes so abakunzi ba GJC Media TV abatumirwa bacu mwakoze byatari nako turabashimiye mwakoze cyane kabisa nakagaruka bitege kabisa muri no mukino ciao